Inshuti z'Imana nimuhumure, Roho w'Imana azabavugiramo. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatanu tariki ya 10 Nyakanga 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Hozeya, umutwe wa 14, umurongo wa 2 kugeza kwa 10. Zaburi ya 51. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa 10, umurongo wa 16 kugeza kwa 23. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu yabwiye intumwa 12 ati: dore mbohereje nk'intama mu birura, murabe rero inyaryenge nk'inzoka, mube n'intaryarya nk'inuma. Muritondera abantu kuko bazabagabiza inkiko zabo kandi bakabakubitira mu masengero yabo. Bazabajyana imbere y'abatware n'abami ari nge muzira, kugira ngo mumbere abagabo mu maso yabo n'imbere y'abanyamahanga. Igihe rero bazabagabiza inkiko, ntimuzakurwa umutima n'ibyo muzavuga n'uburyo muzabivuga. Icyo muzavuga muzakibona icyo gihe, kuko atari mwe muzavuga, ahubwo ni Roho wa So uzabavugiramo. Umuvandimwe azatanga uwo bava inda imwe ngo bamwice, umubyeyi n'umwana bibe uko. Bazahinduka bababyaye babicishe. Muzangwa na bose muzira izina ryanjye, ariko uzakomera kugeza ku ndunduro, uwo ni we uzarokoka. Niba bahiga mu mujyi uyu n'uyu, muhungire mu wundi. Ndababwira ukuri, ntimuzarinda guhetura imijyi yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Inshuti z'Imana, dufashijwe n'amasomo y'uyu munsi, tugiye kuzirikana ku ijambo ubwishingizi. Muvandimwe, ubwishingizi bwawe ubahe? Assurance yawe iri hehe? Ingwate yawe ni iyihe? Ninde mwishingizi wawe? Muri iyi si hari byinshi bidutera ubwoba, bikaduhungabanya, bikatudurumbanya. Ariko iyo uri indahemuka ku Mana, humura, iturize, urishingiwe mu Mana. Mu isomo rya mbere, umuhanuzi Hozeya ari gutsa umuryango w'Imana ako kantu k'ubudahemuka mu bwishingizi. Ati: Isiraheli, garukira Uhoraho Imana yawe, garukira Uhoraho mubwire uti: duhanagureho ibicumuro byose, maze wakire ikiri cyiza. Ni koko inzira z'Uhoraho ziraboneye, zikagendwamo n'intungane, naho abahemu bakaziteshuka. Amen. Burya ababyeyi, amahirwe nyakuri ni ubudahemuka. Kuba indahemuka ku isezerano, kuba indahemuka ko mwashakanye, kuba indahemuka mu kazi, kuba indahemuka ubuzima bwawe bwose, bene uyu muntu nta kabuza ni Roho w'Imana uba umukoresha. Nibyo koko bavandimwe, Imana iduha ubutumwa bukomeye, ariko icyiza cyayo ikomeza no gutuba hafi, ikaduhumuriza mu nzira ziteye ubwoba. Ni koko ntawakwihandagaza ngo yiyemere ngo arashoboye, ngo afite imbaraga, ngo ntiyagwa. Ikigaragara, Imana itora abanyantege nke n'abatishoboye kugira ngo ibashoboze. Yezu ntayobewe ko yadutoye ntako twimereye. Amenya amakuba n'ibitotezo bitegereje intumwa ze. Azi neza ukuntu inzira y'ubutumwa inyereye, azi neza n'abayinyereza, azi akarengane yahuye nako, nako intumwa ze zizahura nako. Bazafungwa, batotezwe, babeshyerwe. Muri iyi Ivanjili ya none, Yezu arabahumuriza ati: ntimuzakurwa umutima n'ibyo muzavuga, si mwe muzavuga, ahubwo ni Roho wa So uzabavugiramo. Amen. Ikibuga cy'ubutumwa kiranyereye. Iyo unyura mu nzira inyereye, bigusaba ibikoresho bihambaye byahangana n'ubwo bunyerezi. Urugendo rw'umukristo hano ku isi ni ubutumwa bugoye, ni intambara y'ikibi n'icyiza. Hari inyamaswa ebyiri Yezu aduhayemo urugero muri iyi Ivanjili: inzoka n'inuma. Ntabwo ari ukurumana nk'inzoka, ahubwo ni ukuba umunyabwenge n'indahemuka. Ni ukukamenya gushishoza hakiri kare. Abana b'iyi si bafite ubwenge buhambaye, amayeri n'amacenga byo kuyobya no kurindagira. Ariko abana b'Imana, intumwa, zigomba kurwanisha ubwenge buvuye ku Mana, nta gucabiranya, nta kuryarya, ahubwo ubudahemuka. Ako kantu Yezu aragakunda. Umugabo w'umukristo wari umucuruzi yagiye gusaba inguzanyo kuri banki kugira ngo akomeze akore, atere imbere. Bamaze kumuguriza za miliyoni, atangira gukora. Ariko abayakoranaga nabo bamubera abahemu. Bamwe baramwiba, abandi banga kumwishyura, nuko arahomba. Nuko igihe cyo kurangiza kwishyura banki kigeze, yari asigaje miliyoni 50. Nuko banki ifata umugambi wo guteza cyamunara ibyo byose. Bahera ku nzu yari yarubakiye abana b'imfubyi, barayiteza. Wa mugabo n'agahinda kenshi afata za mfubyi zose azishyiriwe mu nzu yari asigaranye. Ariko nanone kubera ko inzu yabagamo ariyo yatanzeho ingwate, banki nta mikino n'impuhwe igira. Umunsi yagarutse gutezaho ya nzu, haboneka umwarimu umwe wigishaga za mfubyi. Arebye uburyo bari guhambiriza uwo muryango ngo basohoke batazi iyo bagiye kugwa. Cyakora icyo kigo abo bana bigagaho bageraga nko ku 5,000.
nuko mwarimu ashyiraho agaseke ko gutabara ruriya rugo rurera imfubyi, asaba buri mwana byibuze kwigomwa igiceri cy'ijana. Murumva ko miliyoni 50 banki yari ikeneye ntibyari kuvamo. N'ubundi ariko igitangaje, buri mwana ageze iwabo uko yabwiraga umubyeyi w'iki kibazo cy'imfubyi, umubyeyi aho kumuha igiceri cy'ijana akamuha inote y'igihumbi cyangwa akamurengerezaho. Nuko mwarimu agiye gukusanya, abantu bose baratangara ukuntu za miliyoni 50 zibonetse mu cyumweru kimwe, zivuye mu bufatanye bwa mwarimu, abana n'ababyeyi. Nuko bishyira wa mugabo umwenda wa banki kubera Imana. Bavandimwe, Kiliziya y'Imana irimo ingero nyinshi z'ubwishingizi. Abato, abiyoroshya niyo bakora ibintu bihambaye. Uzi ko umwana ashobora kurokora umuntu mukuru? Muri Ivanjili ya none itwibutsa ko intumwa, intungane iba yishingiwe n'ab'ijuru. Twagereranya Yezu n'ingwate, we ugera naho yitanga akadupfira twabuze inyishyu. Rachete, kugurura. Umuntu wari waguzwe, wafashe ideni akabura icyo yishyura, Yezu akabyitambikamo akadupfira. Nk'uko uyu mwarimu yitambitse muri iki kibazo cy'uyu muryango, bakabona inyishyu ya banki. Naho umwishingizi wacu ni Roho Mutagatifu, wundi ukora bucece tutabizi, akakuvuganira wowe utari ubyiteze, akakurengera, akakuburanira, agakora nk'abana bato utabizi, mbese nk'abana b'imfubyi cyangwa abanyeshuri barwanye kuri uru rugo. Abantu basuzuguritse bagakubera abavugizi n'abishingizi ku buryo butangaje, mu gihe abakomeye bo baje bagufata mu mashyingu bati twishyure cyangwa tugufunge. Hari ababyeyi benshi bita ku mfubyi, abarwayi, abakene, imbabare, indushyi, abashonji. Hari ubwo bamwe bagera mu nzira bagacika intege ngo barananiwe, bagashaka kurekura izo nshingano ngo nuko zigoranye. Nyamara Mutagatifu Laurenti yatanze igisubizo igihe abagira nabi bamusabye gukusanya umutungo wa Kiliziya wose, nuko agakusanya abakene n'imfubyi n'abandi bose batishoboye. Mbere y'uko bamwica ati, aba bakene n'izi mfubyi niwo mutungo wa Kiliziya, nuko rero muzakomeze kubitaho, twe dutabariye Nyagasani. Amen. Mukristo, ufite ibikorwa by'urukundo nk'ubwishingizi? Wita ku bandi nta buhemu? Ufite Yezu nk'ingwate ku buryo ari we wegamiye, rukomeye niwe watanga? Ufite Roho Mutagatifu w'umwishingizi ko ushobora kwizera abanyamaboko, abanyamafaranga, kandi bakuryarya bagushuka, nyamara byagukomerana bose bakaguhunga? Muvandimwe, niba wizeye ku bwishingizi bwawe buri muri sosiyete y'Imana, humura, tuza, urahigwa, ntacyo uzabura uri mu Mana. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.